ubura iki? nta na kimwe mbura n'inkwano ndazifite yakambwiye ati rwose ti kamereza njye namuha tukabyarana umwana. Okay, iracyari MJLN challenge. Narakubwiye ngo banga after banga another banga. This is MJLN challenge. Ngira ngo abakobwa muri kubona hano kuri screen ni abakobwa babiri, harimo umukunzi wa Element. Ukibireba kusura uhita wibwira umugore w'umusare cyangwa se umukunzi w'umusare. Umwe yaturutse ku Kibuye, undi aturuka Nyamasheke. Ngira ngo umukunzi wa Element rimwe ari abakobwa mu mafoto akijya hanze nibwo Nyamasheke haturutse undi mukobwa umeze nk'isasu muri iyi mvura y'ukwa cyenda. By the way, aravuga uti njyewe ngomba kuza Element, ndamukunda byanyabyo, niyo yanera inda nkisubirira iwacu ya Nyamasheke kuko nagaraga twiko nkunda uwo biza Element. Reka twumve iyi nkuru. Iyi nkuru turayitangirana n'uyu mukobwa uvuga ko ari umukunzi wa Element byanyabyo. Twumva uburyo hano mu kiganiro ibyo yavuze, niturangiza dukurikizeho uriya mukobwa waturutse i Nyamasheke ushaka gutegwa inda na Element. Ari umwana reka be kunyica, gusa couple kanyu kaba karenze, sibyo? wabikozeho njye gutereta njye gutereta washaka mfasha washaka ubigenza ngwanaho washaka ubijyamo ngwanaho nyine iki mba ntakubwiye ko ibintu byose mba nakubwiye. Umfashije iki Rene? Iyo wirebye ubona ubura iki? nta na kimwe mbura n'inkwano ndazifite. tukabyarana umwana hose byanshimisha cyane anenda abyara umwana.